لا لا ليبا لا 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 لا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. twongeye gushimira Allah subhanahu wa ta'ala, Allah we udushoboje guhurira hano muri iri somo aho tuganira ku bisobanuro byagutse bya Qur'ani, tafsiri ya Qur'ani. Tukaba turi ku isomo rya nyuma rya suratu Zalzala, aho tumaze amasomo arenga rimwe menshi mu by'ukuri tuganira ku munsi w'imperuka. Twatangiriye ku bimenyetso by'uwo munsi, ibito ibyamaze kugaragara ku gihe cy'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Tuganira ku bimenyetso by'umunsi w'imperuka bito biriho nonaha, tubana nabyo umunsi ku wundi, dusoreza ku bimenyetso binini by'umunsi w'imperuka, bya bindi bibanziriza imperuka. Muri ibyo bimenyetso twabonyemo Masihi Dajjal, twamuganiriyeho cyane, muramuzi. Tuganira kuri Isa alayhi salam, isomo ryacu ry'ubushize twaganiriye kuri Yajuja na Majuja. Mu minsi iri imbere isomo dushobora kuzabona audio yaryo, abantu wenda bazaba bashaka kugira ibyo biyibutsa bakaba barisubiramo bakumva ibyo twavuze kuri Yajuja na Majuja n'andi masomo yandi yose abahari ko twagiye tuyatanga. Uyu munsi rero dufite umunsi w'imperuka nyirizina, tukaba turi butangirire kuri Ardul Mahshar. Ardul Mahshari, iki kintu cyitwa Al-Mahshari ni iki mu munsi w'imperuka? Al-Mahshari ni uburyo abantu bazaba bari ku isi, Allah subhanahu wa ta'ala azabakusanyiriza ahantu hamwe, akaba ariho impanda ya Israfil izabasanga, bagapfira ahantu hamwe, no kuzuka bakazazukira ahantu hamwe. Hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala, abantu hafi y'umunsi w'imperuka, abantu imperuka igiye gutangira, Allah azohereza umuriro. Uwo muriro uzaza uhindira abantu mu gice kimwe cy'isi. Icyo gice nicyo cyitwa Ardu al-Mahshari. Intumwa y'Imana kivuze muri hadith nyinshi, zirimo hadith ya Ibn Umar, Allah subhanahu wa ta'ala amwishimire, aratubwira ati: qulna ya Rasulallah, intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, twarayibwiye tuti intumwa y'Imana, famadha ta'muruna, ese uradutegeka iki? Ni irihe banga watwibira? N'iki watubwira? Faqal, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam irababwira iti: alaykum bisham, mbatuye Sham, Syria. Sham, dukoresha ijambo Syria dushaka kuvuga Sham aho iherereye, ariko mu by'ukuri kariya gace karimo Syria nonaha, kariya gace karimo igihugu cya Libani, ndetse na biriya bihugu byo muri kariya gace kugeza kuri bikikije iriya nyanja bita Bahru Mayit, iriya bita nyanja ipfuye. Intumwa y'Imana iti: alaykum bisham, kariya gace ndakabatuye. Hari impamvu kariya gace imperuka izaba ariho abantu bose bakusanyirijwe. Kariya gace twabonye ko Masihi Dajjal azagatindaho. Kariya gace twabonye ko finali ya Yajuja na Majuja ariho izabera ku musozi wa Tur, aho Isa alayhi salam n'abemeramana bazaba bahungiye. Muri kariya gace twabonye ko Isa alayhi salam ni hazamanukira Syria, mu murwa mukuru wa Syria, kuri Manaratul Bayda. Kariya gace ni nako Ardul Mahshar, niho abantu bazazuka bari ku munsi w'imperuka. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mu yindi hadith y'umusangirangendo w'intumwa y'Imana iratubwira iti, intumwa y'Imana ivuga kuri kariya gace ka Syria yaravuze iti: hahuna tuhsharun, abantu bazakusanyirizwa hano ku munsi w'imperuka, no kuzuka niho bazazukira. Hahuna tuhsharun, hahuna tuhsharun. Intumwa y'Imana ibivuga inshuro eshatu. Abantu bazerekezwayo
mu buryo butandukanye. Rukbanan, hari abazajyayo muri ako gace barimo guhindwa n'umuriro. Uwo muriro nicyo kimenyetso cya nyuma kinini mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka binini, kuko abantu nibamara kugera hariya bazategereza impanda. Intumwa y'Imana iravuga iti hari abazahaza rukbanan, buriye ifarasi bari ku ndogobe. Twavuze ko muri icyo gihe nta kintu na kimwe kizaba kiriho cyo kugenderaho. Imodoka zizaba zararangiye, indege zizaba zararangiye, communication ku isi zaba ntayo, amashanyarazi asaba ntayo, amazi azaba ari amariba, ibintu byose bizaba byararangiye. Ibi dufite mureba ku isi abantu birirwa barwanira mata n'iraha ry'akanya gato, ni ibintu by'igihe gito, ni umutingito umwe gusa, ni nkuba nk'ebyiri gusa, amashanyarazi ku isi na internet n'ibyogajuru byose bigahagarara. Abwo abantu babizi. Wayakuluna mata, baba bavuga ngo ariko ibyo bintu mudusezeranya biri ryari? Muri Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala akabasubiza ati asa an yakuna qariba, ko wagira ngo ni vuba, mwe mwicare mutorame mutegereze. Byose bizarangira, amashanyarazi azavaho, mutingito umwe gusa wonyine, khasfu imwe yonyine gusa, data centers zose zo ku isi zizime. Binyi by'abantu bicara, umuntu akicara n'akazi akabaye akora, none hakaba gakoresha ikoranabuhanga, bizavaho. Intumwa y'Imana iti rero rukbanan, hari abazajyanwa muri ako gace bari guhindwa n'umuriro, rukbanan, bafite ibyo bari kugenderaho. Wa mushatan, hari n'abazajyaho n'amaguru. None ndagira ngo mbabwire, ntago ari urugendo rw'umunsi umwe, Nyagasani nta kimwirukansa. Umunsi w'imperuka wonyine Allah yaravuze ngo fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana, imyaka 50,000. None ahangaha turimo turabara 2,000, abantu babona isi yararambiranye, paka basibye mu mutwe wabo kizarangira, paka abantu basibye mu mutwe wabo ko isi ifite iherezo kubera umwaka umwe 2 3 4. Umunsi w'imperuka Allah ati fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Allah nta kintu kimwirukansa, umuriro uzatangira uze uhinde abantu, uhinde abantu berekeza aho impanda izabasanga. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam iti alaykum bisham, aka gace ndakabatuye murebe n'ubu ngubu ko kameze biriya bintu muhumva, tukagira ngo babifite kubera ko babikwiye, kubera ko ariko bimeze. Allah subhanahu wa ta'ala barimo gutegura ibi byose twigishwa. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yaravuze iti, umusangirangendo wayo yarayibwiye ati ya Rasulullah, intumwa y'Imana aina ta'muruni, bizagenda bite, ibintu bizaba bimeze bite? Qala, intumwa y'Imana iti ha huna, aha ureba, yerekeza urutuki rwayo muri kariya gace navugaga mu kanya ka Syria. Bavandimwe b'Islamu rero, al-imanu bil yawmil akhir, ibyo tumaze igihe tuganiraho bigize ukwemera umunsi w'imperuka. Kwemera umunsi w'imperuka min arkanil imani, ni mu nkingi zo kwemera. Wa sababun lirusukhil qalbi fil irfan, no kwemera umunsi w'imperuka nicyo kintu gituma umugaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala yiyakira, akumva nta wasiwasi afite. Umuntu agukorera dhulma ukavuga uti niyo wankorera dhulma, ariko hari umunsi w'imperuka, igihe kizagera Allah subhanahu wa ta'ala kwishyuza haki yanjye. Ni ukuvuga ngo umwemeramana iyo amaze kwemera umunsi w'imperuka, nicyo kintu cya mbere kimuha ituze no kumva ko ubu buzima bwa hano ku isi buzarangira, nta nicyo buvuze, nta nicyo bumumariye. Wa kathiran ma yaqrinu Allah ta'ala bayna al-iman bil yawm al-akhir wal iman bih, akenshi Allah subhanahu wa ta'ala ahuza kumwemera no kwemera umunsi w'imperuka. Bivuze ngo utemera uru rugendo tumaze igihe tuganiraho rw'umunsi w'imperuka, twatangiranye na surati Zalzala, n'ubundi ntabwo abayemera Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an aravuga ati in kuntum tu'minuna billahi, niba mwemera Allah, wal yawmil akhir, n'umunsi w'imperuka. Bivuze ngo ibi tumaze igihe tuganiraho bigize umunsi w'imperuka, utabyemera n'ubundi ntiyemera Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalikum anna man lam yu'min bil ma'ab, utemera ko hazabaho umunsi w'imperuka, n'isi ifite iherezo, n'ibiriho bifite iherezo, ntiyemere al jaza wal hisab, kubarurirwa no guhembwa, wa thawab, ntiyemera amathawab, wal iqab, ntiyemera umuriro wa jahannam. Uwo n'ubundi kwemera Imana ntacyo kwaba kumariye, kuko n'ubundi yabayemera Imana singo bizagende bite ku munota wa nyuma.
bavandimwe rero, la taghurannakum alhayatu dunya, iyi si dutuyeho ntizadutware, ntizatwibagize, ntizatujishe. Fa innahu kullu man alayha fan, ibyo tuyibonaho byose bizashira. Buri kintu cyose mubona ku isi cyose kizashira. Kullu hayyin, ikinyabuzima cyose, sayufni, kizavaho. Wa kullu jadid, igisha icyo ari cyo cyose, sayubla, kizarangira, kizanabora. Wama hiya illa lahzatun wahida, ibizaba bisigaye Allah subhanahu wa ta'ala impanda imwe gusa n'umutingito umwe gusa, nkuko tubiganiraho muri suratu Zalzala, bizakuraho ikizaba gisigaye cyose. Umuntu rero mu buzima bwa hano ku isi abaho, ariko mu by'ukuri ajya amenya ko nubwo afite ubuzima bwo ku isi uyu munsi, ejo isaha iyo ari yo yose ashobora kuba ntabwo afite. Fa idha al-abdu fi adadi al-amwat, umuntu agahita atangira kubarwa mu batabarutse no mu bapfuye. Dhaba al-umru wafat, imyaka hano ku isi bigenda. Igihe Allah yatwandikiye kubaho hano ku isi kiba kigenda, twegera uriya munsi w'imperuka. Ya asira shahawat, abari ku isi bagoswe n'irari rya hano ku isi, bakagotwa n'ubutunzi bwa hano ku isi. Umuntu akumva ibyo atunze hano ku isi bimuhagije kuzayirambaho, kuzatura nk'imisozi. Wamada waqtuka fi sahwin wa lahwin, igihe abantu kikabarangiriraho bari mu manjwe hano ku isi. Bainama anta ala ghayyika hatta qila mat, kugeza igihe umuntu azavira hano ku isi akibagirana, wamubaza ugasanga nta muntu n'umwe umuzi mu bantu babaye hano ku isi. Bavandimwe b'Islam, tugarukire Allah subhanahu wa ta'ala, tumenye uyu munsi w'imperuka, kandi noneho twebwe tuzirikana urupfu dutandukane n'abandi. Bo bazi ko iyo yapfuye aba yaruhutse, siko babizi? Iyo yapfuye bazi ko aba yaruhutse. Kuri twe mu idini ya Islam dusoma Qur'ani, twemera umunsi w'imperuka, tuzi impamvu turi hano ku isi. Al-mautu laysa nihayatul hayat, urupfu si iherezo ry'ubuzima. Mu idini ya Islam gupfa ntabwo ari ukurangiza ubuzima, bal huwa bidaya, iriya niyo ntangiriro y'ubuzima. Muzi hano ku isi ntabwo Imana yigeze yemera kuba ari ubuzima. Imana muri Qur'ani yaravuze ngo wa inna ad-dara al-akhirah, ibikurikira umuntu amaze gupfa ku munsi w'imperuka, ijuru n'umuriro, lahiya al-hayawan, hariya niho hari ubuzima. Noneho twe hano ku isi tumeze se gute? Ubuzima bwa hano ku isi imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala ku muntu ni nko kuba uryamye mu ijoro. Wiryamiye ku gatanda kawe, gishobora kuba ari kinini, ariko se ni kinini kingana gute? Gashobora no kuba ari gatoya, ari 40, gashobora no kuba ari 20. Umeze nk'uri mu isanda gato cyane, warangiza mu kanya igitotsi cyamaze kugufata, ukagira gutyo ukarota wibereye ahantu muri Amerika, ukarota wibereye ahantu mu bihugu bikomeye, uri mu Buyapani, ufite inzu nini cyane, ufite imodoka nini cyane, ukabiraramo ijoro ryose wishimye, amamodoka yawe wayareba ukabona urishimye, wakanguka ukabona wibereye mu gatanda, imibiri iragutumuka hejuru. Ubuzima bwa hano ku isi niko bumeze. Twese none ahangaha niko tumeze. Iyo umuntu apfuye nibwo ahita akanguka akavuga ati ya Allah, dore ibyo nari ndimo biri hese, bimeze bite bya bintu? Allah akakubwira ati ngwino nkubaze. Hano ku isi rero ibi biri muri Qur'an, bavandimwe b'Islam, muri aya imwe, yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati. Umuntu amaze kubona ishusho y'ibiri imbere azavuga ati mbega igihe nataye ku isi, iyo mbimenya nkagikoresha. Igihe nataye ku isi, iyo mbimenya nkagikoresha. Hanyuma none bavandimwe b'Islam, hari ikindi kintu dukwiriye kumenya. Iyo umuntu apfuye ajyanwe mu mva, ubuzima bw'ijuru buri, ubuzima bw'impera buba bwatangiye. Imma qabruhu rawdatun min riyadil janna, imva aba ari departement muri departement z'ijuru, icyumba mu byumba by'ijuru. Au hufratum min hufari nari, cyangwa se urwobo mu byobo bigize umuriro wa Jahannam. Abantu kubera experience y'ibyo bazabona mu mva, bazazuka ku munsi w'imperuka batari gukina,
nta muntu n'umwe uzaba urimo gukina ibi byo ubona abantu hano ku isi bigira ibitangaza bakigira bakavugisha inani na rimwe ukabona abantu bari kujija hano ku isi. Sheikh, umuntu avuye mu mva ubwenge buzaba burimo gukora neza, havuye arahaza. Mu mva hazaba harimo ibihano, ibyo bihano abantu bazabitindamo, bazabibamo igihe kirekire. Mu by'ukuri bizaba ari ibihano bigoye kandi bibabaje, ariko noneho Allah subhanahu wa ta'ala igihe cyo kuzuka nikigera, still n'ubundi amere nk'aho bwa buzima yari afite mu mva na bya bihano yari afite mu mva, ariko arabizi, yarabibonye, amere nk'aho ejo aribwo bamushinguye. Umuntu yicara avuga atari kuko wagira ngo napfuye ejo, ko wagira ngo napfuye ejo. Dusabe Allah subhanahu wa ta'ala azaduhe iherezo ryiza. Waman mata qamat qiyamatuhu, iyo umuntu apfuye tayari imperuka ibitangiye. Babandi batekereza ko iri kure, mwabyumvishije? Babandi bavuga batari ko natwe mu idini ya Islam ko tubwirwa kiri bugufi iri ryari, iyo upfuye tayari uba wayinjiyemo. Kubera iki? Nugumbya no guhumbura ukazuka, wazuka ukagira ngo bagushyinguye ejo, imyaka yose ishize. Urumva ibyo bintu byoroshye? Ntabwo byoroshye. Fa idha mata al-abdu, iyo umuntu apfuye, nazala awwala manazil al-akhirah, aba yinjiye muri step ya mbere yo gutangira ubuzima bw'impera. Wala tazalu al-ardu tastawdi'u ma yudfana fiha min al-amwat, isi zakomeza guhamagaza abapfa, isi zakomeza kwakira abapfa. Cya Kinyarwanda cyacu cyo gupfa tukavuga ngo umuntu yitabye Imana, ahubwo hano barakubwira ngo abayitabye isi. Si niba irimo guhamagaza iti nuwo ni mumuzane mubiki, nuwo ngo ni mumuzane mubiki, nuwo ngo ni mumuzane mubiki, hatta yasha Allah, kugeza igihe Allah azashakira ku munsi w'imperuka. Fayamura Israfil, Allah subhanahu wa ta'ala azategeka marayika we Israfil bin nafkhi fi sur, avuze impanda. Fa idha nafakha Israfilu fi sur, Israfil navuze impanda, an-nafkhata al-ula, ukuvuza kwa mbere, nafkhata as-sa'iq, ibizaba biri ku isi byose bizazimira. Sa'iqa an-nas, abantu bazazimira, wa matu, bakabapfe. Abazaba basigaye ku isi icyo gihe bazaba bakusanyirijwe ahantu kuri ardul mahshar, wantahat ad-dunya bi akmaliha, isi zabirangiye, nta muntu n'umwe uzasigara ahumeka umwuka w'abazima, nta kinyabuzima na kimwe kizasigara ku isi. Kullu ma tarahu, ibi byose tubona ku isi, sayufni, bizavaho. Lan tabqa al-quwa al-bashariyya, imbaraga za kimuntu na network zikomeye zubatswe ku isi n'abantu zizavaho. Ku isi hari network zitandukanye, ku isi hari shabakati zitandukanye z'ibikorwa bibi, z'abantu babi, zigirira nabi isi, zigirira n'ababatuye isi, ziyoboye isi mu kinyoma, ziyoboye isi mu bwangizi. Ibyo bintu biriho, bizavaho. Wala qudratuhum at-teknolojiyya, koranabuhanga rizavaho. Wala ukalatuhum al-fadaiya, ibyo bita izi stations mubona mu kirere, izi space stations zo mu kirere zizavaho. Wala marakibuhum wa aqbaruhum as-sana'iyya, Allah subhanahu wa ta'ala n'akantu gato gusa azakoraho, gato gusa, byose bizahananuka bize byikubita hano ku isi, ibindi bigenda biguye muri infini. Nta na kimwe kizasigara gifashwe n'ikirere nyuma y'itegeko rya Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta idha mata al-ahya'u kulluhum, abari ku isi bose bazima bamaze gupfa. Walam yabqa illa Allah azza wa jalla, n'ibiri mu ijuru byose bimaze gupfa, n'abamarayika b'ibikomerezwa bose bapfuye. Allah hari ibyo azaba agiye gukora, nta muntu n'umwe ureba, nta mumarayika n'umwe ureba. Muri Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yavuze ko ku mpanda ya Israfili byose bizapfa usibye abashaka. Muri tafsiri n'abamarayika bane bazasigara, abo bamarayika nabo Allah subhanahu wa ta'ala bibikomerezwa barimo na Jibril alayhi salam, n'uyu nyiri impanda na malakul maut. Allah subhanahu wa ta'ala aba bamarayika nabo bamaze gupfa, asigaye wenyine. Allah subhanahu wa ta'ala azasubira mu bintu setting nshya ku buryo abazazuka ibyo babona nonaha bazazuka nta na kimwe gihari. Azabikora nta n'umwe ureba. Allah subhanahu wa ta'ala icyo kintu abantu ntabwo bakizi, nta n'umwe uzabureba, byose Allah subhanahu wa ta'ala azabikora byose. Muri ako kanya Allah subhanahu wa ta'ala afite ibyo ari gukora, n'abamarayika bose bapfuye nta n'umwe urimo kumva, bose Allah subhanahu wa ta'ala asigaye wenyine. Allah subhanahu wa ta'ala asigaye wenyine.
azabaza ati limanil mulku al-yawm, uyu munsi ubwami ni ubwande? Hano ku isi umuntu kitiranya kavuga ngo umwami hano ku isi, Allah akakwihorera. Naam, ushobora no kubura umwami hano ku isi. Naam, Allah abami muri Qur'an harabo yagiye avuga umwami runaka hano ku isi, bapfa basubiye imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala akabaza ati murabami muri iki? Allah subhanahu wa ta'ala akavuga ati limanil mulku al-yawm, ubwami nyabwo uyu munsi ni ubwande. Ninde uzasubiza? Ninde uzasubiza? Lillahi al-wahid al-qahhar, nubwa Allah al-wahid, umwe usigaye wenyine, uriho wenyine ubuzira herezo, Allah subhanahu wa ta'ala. Ibindi byose bizaba byapfuye. Al-qahhar, nyiri imbaraga. Kuri iyo saha aina mulukul ard, abami babaye ku isi bagatitiza isi bazaba barihe? Aina al-juyush, ingabo zitandukanye ku isi zizaba zirihe? Aina duwalul uzma, ibihugu bikomeye ku isi bizaba birihe? La shay, nta na kimwe kizaba kiriho illa Allah, usibye Allah subhanahu wa ta'ala. Ni nayo mpamvu Allah muri Qur'an atubwira ati wama qadarullaha haqqa qadrihi, aho byapfiriye abantu bashushanyije Allah mu buryo adakwiye, bamwiyumvisha mu ishusho adakwiye, nibamutekereza uko ari. Allah subhanahu wa ta'ala ibintu byose bizapfa. Allah subhanahu wa ta'ala ati wal ardu jami'an, kandi isi mureba n'ibiriho byose qabdatuhu yawm al-qiyama, ku munsi w'imperuka Allah azaba yifasha atya, azayifata atya. Isi gutya tuyireba Allah azayifata atya. Was-samawati matwiyatun biyamini, kandi Allah subhanahu wa ta'ala akatubwira ati ijuru naryo Allah azarikunja kunja biyaminihi, n'ukuboko kwe kw'iburyo. Subhana, Allah arahambaye amma yushrikun, abo bamubangikanya n'ibintu bya hano ku isi ntibamuzi. Iyo wamaze kumenya Allah subhanahu wa ta'ala uwo ari we, iyo wamaze kumenya Allah subhanahu wa ta'ala uwo ari we, ibyo ku isi urabireba basi ukavuga uti ni ibi ngibi, bahangayitse ukabihorera bagahangayika ku isi, bahangayika wahangayika hano ku isi ugahangayikishwa nawe. Ibyo waba utunze byasa hano ku isi ugasanga ntusinzira, urahangayitse, ugasanga urahangayitse hano ku isi. Bijangana n'ibya Hamani, bijangana n'ibya Hamani. Hamani uzi ubushobozi yari afite, yari enjeniyeri. Ni enjeniyeri umeze ute? Tekereza umuntu Farawo yabwiye ati ngwino unyubakire umunara, uzamuka kugera hejuru, ndashaka kugira ngo nzahurire ndunguruke ndebe niba ya Mana Musa ajya avuga kuko yabidahari. Uwo ni Farawo yabwiye Hamani, yari enjeniyeri ukiriho mu gihe cye. Aramubwira ati Hamana ibni li astarha, nyubakira umunara, nyubakira ikintu kizamuke hejuru, ndashaka kuzacyurira nkareba neza nshishoje nitonze. La'alli attali'a ila ilahi Musa, hari ubwo ya Mana Musa ajya avuga yabihari, azagira gutyo wenda nkayica n'iryera, ariko akenshi njya nkeka kaba mbeshya. Nuko yatekerezaga Hamana ko ashobora gukonfirima ko Imana ihari, kandi we wese kuba ariho n'ibyo yaratunze muri icyo gihe, no kuba izuba rirasira hariya rikarengera hariya, no kuba afite amaso areba yumva, ibyo ngibyo nicyo kimenyetso simusiga cyuko Allah subhanahu wa ta'ala hari, kuko ibyo bintu ntibyiremye, wabiremye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yursilu Allahu al-matara, malaika Israfil amaze kuvuza impanda, ibyo ku isi byose no mu ijuru birapfuye, hasigaye abamarayika Allah subhanahu wa ta'ala ashaka. Abo bamarayika bose Allah subhanahu wa ta'ala gahamagara runaka akamubwira ati runaka ibwirize niyo saha yabo bose, hasigare marayika w'urupfu. Allah subhanahu wa ta'ala amubwira ati ndabizi ko hari ubwo wasanga utakishobora. Allah subhanahu wa ta'ala mukurireho ipaziya iri hagati ye nawe, ubuzima bwa marayika burangirira aho ngaho, nta kintu na kimwe gisigaye ku isi. Allah subhanahu wa ta'ala azakora iki? Wa yursilu Allahu al-matara bayna an-nafkhatayn, Allah azagusha imvura idasanzwe, imvura idasanzwe. Yazaba ari imvura ya Allah subhanahu wa ta'ala idasanzwe, nta kintu na kimwe kizima kiriho. Niyo baba baragutwikiye muri gaze, niyo waba warahiye ukarangira, iyo mvura izaba ifite ubushobozi bwo kuzamura kariya kantu kawe kanyuma
kasigaye Allah subhanahu wa ta'ala azi aho kari kabitse database yawe, kabitse icyo uri cyo, kakubitse, kazi uwuriwe. Ako kantu mu buzima busanzwe ku mubiri w'umuntu kabikwa mu ruti rw'umugongo kuri kariya kagufwa kanyuma kitwa tailbone. Hanyuma icyo Allah subhanahu wa ta'ala azakora muri iriya mvura ni iki? Fayambutu nasu min ajibi dhanab, abantu bazatangira bamere. Kariya kantu gato kasigaye, ibyo byose bizaba nta muntu n'umwe urimo kureba, azaba ari ibanga rya Allah subhanahu wa ta'ala. Abantu bazatangira bamere, bahere kuri ka kantu, umuntu amere aze kugira ahangana na rino cupa, amere akomeza akure kubera iriya mvura, akure abantu bakure, yuzure, yongere agire shape ye. Allah subhanahu wa ta'ala verifie ko ibintu byose kuri buri muntu bimeze uko akwiriye kumera. Bivuze ngo malaika Israfil azavuza impande ya kabiri, buri muntu yuzuye n'umubiri we, n'ibyariwe mu itaka n'iby'igitaka cyariye byose buri muntu abifite. Mbere y'ibyo Allah subhanahu wa ta'ala azaba yarakoze ibintu nta muntu n'umwe uhari ubizi. Bizaba birimo imitingito, bizaba birimo iki. Yakoresheje ijambo rimwe muri Qur'an, yaravuze ngo yawma tubaddalu al-ardu ghayru al-ardi, isi Allah azayisubiramo ayikubite hasi, ihindukire uko yari imeze biveho. Tubaddalu ghayru al-ardi, ku buryo uyireba ukabona ntabwo ari nk'isi, ntabwo ari aho hantu, ntabwo ariko hari hameze. Ariko mu by'ukuri iyi si niyo tuzazukiraho, iyi si niyo tuzazukiraho, tuzazuka hari setting nk'ishya turaza kuza kubibona. Fa idha nabatat ajsadul khalq, ibiremwa byose iriya mvura izatuma bimera bisubirana ubuzima. Allah subhanahu wa ta'ala azazura ibiremwa, ananazure malaika Israfil alayhi salam. Israfil namara kuzuka ahuhe mu mpanda bwa kabiri, nafkhata thaniya, nafkhata al-ba'th. Iyo mpanda izatuma abantu bazuka, fatatatayaru al-arwahu wa ta'udu ila al-ajsad, roho zizaguruka zize zisubire mu mibiri y'abantu. Roho yawe ikigusubiramo umere nkaho ukangutse, kwa kundi mu gitondo iyo ukangutse umera. Warabibonye iyo ukangutse uko bikugendekera? Iyo ukangutse wari usinziriye uri muri nini, warangiza ugakanguka, ugahita utangira kumva uriho, ugahita ubona umubiri wawe. Niko abantu bazazuka. فإذا هم قيام ينظرون, umuntu abyuke bitegereze arebe uko ameze. Yanfaduna turaba an ru'usihim, abantu bihungura ivumbi, imisatsi yabo bazaba bafite ivumbi n'ibitaka byose babyihungure. Wa awwalu man yub'ath rasuluna Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, nyuma y'impande Israfil alayhi salam, uwa mbere uzazurwa mu bantu ni intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wa huwa awwalu man tanshaqu anhu al-ard, niwe wa mbere isi zasaduka kubera we, kugira ngo asohoke hanze. Kama jaa fi sahihayn, nkuko hadithi sahihi ibingibi ibyemeza. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam guhabwa icyubahiro cyo kuba khatamul anbiya, Allah kavuga ati intumwa zizasimburanwa ku isi, zizigisha, zizakora, ariko ni wowe uzasozereza izindi. Wowe uratekereza ko umuntu Allah yohereza bwa nyuma kuri finale nyuma y'abandi, uratekereza ko ari muto mu bandi? Noneho Allah subhanahu wa ta'ala kayiha ubutumwa bwo guheka bw'isi yose. Intumwa zose Allah yazoherezaga mu bantu bazo. Salih Allah yamwohereje mu bantu be, Hud Allah yamwohereje mu bantu be, Shuaib Allah yamwohereje mu bantu be b'i Madiana, Isa alayhi salam Allah yamwohereje mu bantu be. Isa araza yigisha abantu be bonyine gusa, arababwira atari ku nyuma yanjye harundi uwo guharaturuta twese, azakwira isi, ubutumwa bwe buzigishwa isi yose. Uko nguko munkiniraho, muba mushaka kunyica, muba mushaka kungambanira, bazabigerageza ntawe uzabishobora. None abantu barabisibye, baravuga ngo ni umwuka wera. Bategereze, babisimbuje ikintu kidahari. Umwuka wera suri bubunwe nandi uri heza. Ar-Ruhul Qudus mu idini ya Islam ni malaika Jibril. Bafata ibisingizo by'intumwa y'Imana babyambika umwuka wera. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam niwe wa mbere uzazurwa. Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an aratubwira ati yawma tubaddalu al-ardu ghayru al-ard, kuri icyo gihe isi nzayisubiramo nyihindure ku buryo utayireba ngo uyimenye. Wasamawati, n'ibirere nzabivugurura mbihindure.
uko nguko umuntu ureba hejuru ukabona ibirere ukabona iki, ntago ariko bizaba bimeze. Wa barazu lillahi alwahid alqahar, abantu bose bazaza bahagarare hamwe bategereze Allah subhanahu wa ta'ala wenyine. Muri hadith umwe Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam iratubwira iti yuhsharu an-nasu yawma al-qiyamati ala ardin bayda'a aqra'a ka qursatan naqiy, abantu bazazurwa ku munsi meruka kwisi yambaye ubusa y'umweru, isi y'umweru, bayda y'umweru yambaye ubusa, itagira ibibaya, itagira imisozi, isennye nka sima. Numva ahantu abantu bazazukira ku isi ku munsi meruka, nta gasozi, nta kibaya, nta bwatsi, ardun bayda, isi y'umweru ni abantu bazazukiraho. Allah subhanahu wa ta'ala azaba yayitransformye, azaba yayihinduye. ويجتمع الناس في ذلك الموقف العظيم، abantu nibamara kuzuka bose Allah subhanahu wa ta'ala bazahurizwa ahantu hamwe, bahurira ahantu hamwe, ala sa'idin wahidin fayaghshahum min al-karb ma yaghshahum. Icyo gihe nacyo ni cyoroshye, kizaba kiriho ibigeragezo. Nyuma yo kuzuka nanone ntabwo bizaba byoroheye abantu. Wayusibuhum ar-ru'b, hazaba hariho ubwoba, wal faza, n'icyoba. Umuntu yibaza ati biraza kurangira bite? Yashibul wildan, abana bazahinduka abasaza. Allah subhanahu wa ta'ala yaravuze muri Qur'ani iri jambo yashibul wildan, abana bazahinduka abasaza. Aya Qur'ani muzikuntu Allah yavuze, bamwe w'Islam mujye musoma Qur'ani muyumve, byibuze wenda ko dufata n'umwanya wo kuyiganiraho ni byiza. Allah yaravuze ati fakayfa tattaquna, iri jambo tattaquna ni ukwikingira, ntabwo ari takwa yo gutinya. Fakayfa tattaquna, muzikingira mute? In kafartum, nimuhitamo ubuhakanyi hano ku isi, muzikingira mute? Muzirinda mute? Muzirokora mute? Muzarokoka mute nimuhitamo guhakana hano ku isi? Ryari? Yauma, umunsi w'imperuka. Mwana, yauma fakayfa tattaquna in kafartum yawman yaj'alu alwildana shiba, umunsi umwana muto yazamera imvi. Kuri uwo munsi ni ryari? Ni iki gihe cya mahshar, abantu bamaze kuzuka bose bahagaze imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. يجتمع الناس في ذلك الموقف العظيم على صعيد واحد, abantu kuri uriya munsi udasanzwe umunsi meruka bazahurizwa ahantu hamwe. fayaghshahum min al-karbi ma yaghshahum, ibigeragezo bizaba biraho, bizaba biriho muri icyo gihe bizabageraho. Wayusibuhum ar-ru'b, abantu bazagira ubwoba, wal faza, bahahamuke. Yashibul wildan, abana bazamera imvi. Watashkhasu al-absar, amaso azaturumbukamo. Watablughu al-qulubu al-hanajir, imitima izava mu gitereko. Kubera uwo munsi bavandimwe b'Islam, abantu bose bafite ubwoba bwo guhura na Allah no kubarurirwa. Kubera iki? N'ibintu bizaba kuri uwo munsi bizaba ari ibintu biteye ubwoba. Reka nkubwire icya mbere, Imana muri Qur'an iratubwira iti idha ash-shamsu kuwirat, igihe izuba rizazingwa. Uratekereza ko umuntu uzabona izuba ririmo kuzingwa bizaba bimeze bite? Tekereza izuba ririmo kuzingwa. Ash-shamsu kuwirat, izuba rizazingwa. Lufat, rizazingwa. Wa dhahaba dawuha, urumuri rwaryo ruveho. An-nujumun kadarat wa tanatharat, inyenyeri zizava mu bitereko zihananuke. Aljibalu nusifat, imisozi zakubitwa igihe hasi yose isenwe. Wasuyirat, ivanweho. Fa asbahat kalqutun almanfush, ihinduka ivumbi cyangwa se nk'ipamba ritumuka hejuru. Hanyuma al-amwalu turikat, nta muntu n'umwe uzaba ufite ikintu cy'umutungo azaba arimo gukururana. Ibintu byose n'imyenda abantu bazabona bishagaraye babikuremo, byose bajugunye n'ibyenda bazabijugunya, abantu bagende bambaye ubusa. At-tijarat wal-iqarat wal-ashum nusiyat, ubucuruzi buba hano ku isi sinzi bwateye imbere, sinzi ibiki, ibi by'amasoko y'imari n'imigabane byose abantu nta muntu n'umwe uzaba ushaka kubyumva kuri iyo saha. As-samaa kushitat wa musihat wa uzirat, ikirere gutya tukibona na space n'ibyogajuru birimo bizavanwaho. Al-biharu sujirat, amazi murayazi kagira ubwoko bwa gaze y'amazi bayita guki? Hydrogen. Nyagasani subhanahu wa ta'ala ku munsi w'imperuka azayacana. Wewe urabona amazi yaka,
albiharu sujirat, inyanja Allah azazikongeza kuriya mazi ameze. Abazaba barimo bazahura n'ibyago bikomeye cyane. Allah subhanahu wa ta'ala azazikongeza inyanja zake mpaka amazi arangire. Hanyuma Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an aratubwira ati umutingito ari nawo watumye tuganira kuri iyi sura, ya ayyuhan nas, yemwe bantu, ittaqu rabbakum, mutinye Allah, inna zalzalata as-sa'a shay'un 'azim, umutingito uzabaho ku munsi umeruka ni ikintu kidasanzwe kandi uzabaho abantu bareba n'amaso. Yawma tarawunaha, nimubona uwo mutingito, tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at, ababyeyi murabazi ukuntu bagirira impuhwe uduhinja. Umubyeyi ufite agahinja azahita agafata ajugunye ku ruhande. Iki nacyo kirimo kirandushye, ibintu byakomeye. Allah ni rwo rugero yatanze kugira ngo akwereke aho umubyeyi azijishura umwana akajugunya ku bushake, ntagashaka ibintu bimurushya ako kanya, ahangayikishijwe na roho ye, ahangayikishijwe n'ibyo. Uratekereza ko bizaba bigeze? Kuko mu buzima busanzwe mu byago byose tuzi ko ababyeyi batembana impinja zabo. Allah arakubwira ati kuri uwo munsi ababyeyi bazijishura impinja bajugunye. Watada'u kullu dhati hamlin hamlaha, ibifite inda ibihaka byose zizavamo kubera ubwoba. Watara an-nasa sukara, abantu bazaba bagenda nta cyerekezo, ariko andika 8 wama hum bisukara, kandi nta uzaba yanyweye kuri uwo munsi. Walakinna azab Allah shadid, ni bihano bya Allah subhanahu wa ta'ala bidasanzwe bikomeye. Innahu yawmul qiyama, wa numunsi meruka. Yawmus sakha, Allah yawisa amazina. Yawmul qari'a, yawmul tama, wa yawmuz zalzila, wa yawmul azifa, wa yawmul haqa. Murayibuka amazina y'umunsi meruka. Yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, umunsi abantu bazahagarikwa imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yawmun azim, numunsi udasanzwe. Wa hatbun jasim, numunsi udasanzwe. Yawmun, uwo munsi, miqdaruhu 50,000 sana, ibizawubamo ubishize mu myaka ya hano kwisi ni imyaka 50,000. Yajma'u Allahu fihi al-khalaiqa ajma'in, Allah zahuriza ibiremwa bye byose ahantu hamwe. Min ladun Adam, kuva kuri Adam alayhi salam, ila qiyam as-sa'a, kugeza ku ruhinja rwa nyuma ruzavuka kwisi, bose Allah subhanahu wa ta'ala zabahuriza ahantu hamwe. Liyafsila bainahum, kugira ngo abacira imanza, wa yuhasibuhum, anababarurira ibyo bakoze hano kwisi. Abantu bakaba bari hano kwisi batabizi, bo bazi yuko uko tumeze karindari igenda. Mbese ubundi kuki batajya batekereza ngo ubu none dufite umwaka wa 2026, iyi myaka ifite aho yatangiriye, kandi twese tuzi ko igifite aho cyatangiriye gifite naho kizarangirira. Watadinu shams, ku munsi umeruka mbere yuko Allah azinga izuba akazi karyo karangiye, azabanza rimanure, azabanza ribwira ati manuka. Baba beshi hano kwisi baba bavuga ngo riri mu birometero miliyari zinga yaryo, ntabwo mujya mu byumva ibyo bintu. Izuba rizegera abantu, noneho Allah subhanahu wa ta'ala azayikorera buri muntu bitewe n'ibikorwa bye. Hari abazayihindura igihano, avuga ati uyu nguyu transformation y'izuba rimugereho ari umuriro. Reka tubirebe. Wayafidu al-irq, abantu bazabira ibyuya, bihasabi a'malihim, kubera ibikorwa byabo. Bayumvishe ya transformation. Izuba riri ahantu hamwe mu kilometero kimwe n'igice, ariko uko riri kuntwika siko ririmo kugutwika. Allah noneho cya kintu yakigize personal kuri buri muntu. Noneho wayafidu al-arq minhum, buri muntu azabira ibyuya, bihasabi a'malihim, uringanije n'ibikorwa bye, ushingiye ku bikorwa bye. Faminhum man yablughu irquhu ila ka'bayn, hari umuntu uzabira ibyuya byuzure, abihagararemo ibyuya bye bizamuke mpaka mu mavi. Ubwo bushyuhura bwumva none aha ku isi wapfa, kandi abantu barangije gupfa ntawe uri bupfe, n'ukubira ibyuya mpaka uhagarare mu byuya byawe bizamuke mpaka bikugere mu mavi. Hari n'abazarigita, usanga umuntu arimo aroga mu byuya bye kubera ubushyuhe n'izuba. Hari n'abatazaryumva. ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه ومنهم من يبلغ إلى حقويه, abantu bizagenda ibyuya ubiri ibyuya bize mpaka usanga umuntu ahagaze mu byuya kugera hano, usanga umuntu ahagaze mu byuya n'umutwe gusuri hanze arabura gato gamire nkeri. Hanyuma watabqa ta'ifatun fi dhillillahi jalla wa ala, hari abantu Allah subhanahu wa ta'ala azasitiri batazahura n'ubwo bushyuhe. Yawma la dhilla illa dhilluhu,
kuri icyo gihe nta wundi uzawushobora guha abantu igicucu cyo kugamamo ubukana bw'iryo zuba usibye Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yukrimu Allahu anbiya, Allah subhanahu wa ta'ala nyuma yaho azakorera ikram intumwa ze fi arasati alqiyama bil hawd almawrud. Intumwa Allah subhanahu wa ta'ala azaziha amariba, wa likulli nabiyyin hawd, buri ntumwa izaba ifite iriba. وحوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها، أركريبا رزاها بجنهم إيمان محمد صلى الله عليه وسلم رزا وريرو تياندي. نبي شعيب زوا في تريبا يتمنى مبانو بي ومري مديان نرسول جنغا في تريبا رجا محمد صلى الله عليه وسلم ناتكوت كويس تريمو ورون في ريبا جنهم إيمان محمد صلى الله عليه وسلم نيري برجا أمة محمد أعظمها رزا وريرو تياندي wa afdaluha, ni naryiza kuruta yandi. Muzi impamvu? Rifite inkomoko mu mugezi wa Kawthar. Umugezi wa Kawthar uri mu ijuru, aho ku isi tuzaba turi kuri iyo ardul mahshar. Intumwa y'Imana izaba ifite iryo riba. Iryo riba hazaba hari amatiyo abiri bayita mizab. Ayo matiyo abiri akura amazi mu mugezi wa Kawthar agasuka muri iryo riba ry'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ma'uhu ashaddu bayadan min al-laban, amazi y'iryo riba azaba ari umweru kuruta amata. Wa ahla min al-asal, afite uburyohe buruta ubw'ubuki. Wa rihuhu atyabu min rihil misk, ahumura kurenza imibavu. Aniyatuhu, ibyombo ibikombe byo kunywesha amazi yo muri iryo riba ry'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rifite isoko mu mugezi wa Kawthar. Ibikombe n'amagirasi byo kunywesha kanujumi sama, bizaba ari byinshi nk'inyenyeri zo mu kirere. Abantu se bazi cyano ku isi, abantu bazi cyano ku isi, abantu bazi cyano ku isi. Muzarebe yo ku isi dushaka kuvuga ibintu byinshi, tuvuga umucanga, umusenyi wahe wo ku nyanja. Allah yashaka kuvuga ibintu byinshi, avuga inyenyeri ziri mu kirere. Twe nta rimwe tubona. Mwe muratekereza ko inyenyeri zigana zite? Mwumve ubuhambare bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Umucanga arawuzi, ntago Allah ari watangaho urugero. Iyo ashaka kuvuga ubwinshi bw'ibintu, avuga ubwinshi bungana n'inyenyeri ziri mu kirere. Inyenyeri zifite ubunini bungana kuriya, zifite ubwinshi buruta umucanga wo ku nyanja, agacanga kamwe kangana gutya. Muratekereza ko ari ibyo bintu angana ate? Igihe bizaba birimo guhananuka, birimo kunyura ku bantu, ku matwi y'abantu, muratekereza ko bazasigara bameze bate ku munsi w'imperuka? Hanyuma rero, aniyatuhu kanujumi samai adadan wa wasfan wa lam'anan, umubare w'ibikombe abemeramana bazanywesha kuri uwo mugezi ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bizaba bingana n'ubwinshi bw'inyenyeri ziri mu kirere. Adadan mu mubare, wa wasfan no mu bisingizo, wa lam'anan no kubengerana. Murebe ubwiza bw'inyenyeri. Fata igikombe gifite ubwiza bw'inyenyeri kiri kubengerana, aricyo umwemeramana agiye kunywesha. Hanyuma rero ikindi, man yashrabu minhu, uzanywa kuri iryo riba, la yazma ba'daha abada, ntazongera kugira inyota ukundi. Bavandimwe b'Islam, uzanywa kuri uwo mugezi ntazongera kugira inyota ukundi. Asaba Imana subhanahu wa ta'ala hano twicaye ntihabe harimo umuntu umuyisilamu ushyuhaguzwa. Umuntu w'umuyisilamu urashyuhaguzwa, Allah akazakurinda, akazakubuza kunywa ku mugezi wa Kawthar kubera icupa rya byeri. Umuntu muzima w'umusilamu turaza kubibona, si ugushyuha koko, si ukwihuta kweri. Allah subhanahu wa ta'ala akazagukumira, ukazasigara kuri bariyeri yo kujya kunywa ku mugezi nk'uyu wa Kawthar kubera jini. Ni icyumara umuyisilamu nk'icyuma, uzahurira he na Kawthar koko? Abamarika bazagukubite. Ntabwo ukwiriye kwegera umugezi w'abemeramana unywa bintu bya hano ku isi, ibintu byo kubeshya. Bakagenda bagafite ibintu by'ibikemikozi bakabirunda mu bintu, barangiza bagaha abantu bakanywa bagasinda. Basi they are making money, barimo barakorera amafaranga. Uwo ari we wese arabireba ko ibyo bintu ari bibi ku bantu, ariko it's money. Idini ya Islam rero biriya ntibitandukanya n'urumogi. Idini ya Islam biriya ntibitandukanya na kokayini. Kullama askara, ibituma abantu batubwenge, byose ni haramu mu idini ya Islam, kirazira. Itegeko rya biriya bintu mu idini ya Islam niryo tegeko rya kokayini, niryo tegeko ry'ibiyobyabwenge ibyo ari byo byose. Ariko ku isi kubera amafaranga barabitandukanya, bakavuga biti binyi mu bireke biyo basaza.
we are just making money. Rero twebwe kuri ku ruhande rwacu nk'abemeramana icyo dukwiriye kumenya nuko hari abantu bazakumirirwa. Wowe nabwo wowe warihaye kwivura inyota icyaka hano ku isi ukoresheje biriya bintu ngo abemeramana nibajya kunywa kuri Kawthar nawe uze ngo nanjye mu igikombe wari wiguye igikombe cy'ikese mu kabari bajyanaga nawe. Reka tubirebe, barakubwira ngo man yashrabu minhu la yazma ba'daha abada, uzanywa ku mugezi wa Kawthar ntazongera kugira inyota ukundi. Yariduhu almu'minuna billahi wa rasuluhu, abemera Imana subhanahu wa ta'ala n'intumwa ye, abo bazagera kuri uwo mugezi, bazaba bafite itike yo kugera kuri uwo mugezi. Almuttabi'una li shari'atihi, bakurikira idini ya Islamu kumeze. Wa yutradu anhu alladhina istankafu wastakbaru an ittiba'i, babandi bigize abajanja bazajya bakumirwa kuri uwo mugezi. Paka mu yindi hadithi, iyo hadithi nyigisho ndimo gusesengura iyo sura ni surat al-Kawthar. Hari n'ubundi umwe mu bemeramana, umwe mu bantu w'umusiramu, nkuko nyine tumeze hano twese turi abasiramu, ariko mwabyumvishije ko ibyo dukora si bimwe kabisa. Noneho umwe muri bagenzi bacu turi abasiramu hano ku isi, najya kubona umusiramu afite igikombe kirimo kubengerana nk'iki, kirimo kubengerana nk'inyenyeri, ari maranywa amazi, unywa ntuzongere kugira inyota ukundi. Maze ateba nicyo kinyobwa cyiza gutyo gikuye he kicyaka kimereye nabi. Yamenyereye kwivura icyaka, ziko na Kawthar nayo ariko biri bugende. Narangiza ni umusiramu, agenda abamarika bamuhagarika bamubwire batoruzi n'ikindi, hagarara aho ngaho subira inyuma. Intumwa y'Imana Muhammadin, intumwa y'Imana, murebe uko Allah yamuvuze, murebe uko Allah yamuvuze. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, twaboherereje intumwa, Allah yaboherereje intumwa min anfusikum, iturutse muri mwe. Azizun alayhi ma anittum, iyo muhuye n'ibibazo, iyo muhangayitse birayibangamira cyane. Harisun alaykum, ibafitiye impuhwe, ntishaka ko hari ikibibaho, ntishaka ko hari ikibabaho. Bil mu'minina raufur rahim, iyo ntumwe ifitiye impuhwe zidasanzwe abemeramana. Intumwa y'Imana nijye kuba niri kure, urumva umugezi ni uwayo, hawdu ni yayo, Allah yayihaye. Abamariki bo bakumiriye umusiramu, noneho ibaze Allah subhanahu wa ta'ala iti ya rabbi, Allah umusiramu wanjye waramukumiriye. Hadha min ummati, uyu muntu ari mu bayisilamu banje ya Allah, bimukumira nibareka ajye kunywa. Allah subhanahu wa ta'ala musubiza ati umusiramu ntumuzi, mundekere. Kweli urashaka kumera nk'uwo muntu koko? Bavandimwe b'Isilamu, tugaruke kuri iyi dini. Iyi dini iroroshye, Allah yaduhaye ibintu byiza byinshi. Buri kintu cyose ubona ku isi cya haramu, Allah yaduhaye halali yacyo. None arangije aratubwira ati iyi halali nimuyikora still nzanayibahembera. Intumwa y'Imana iti wa fi bud'i ahadikum sadaqa, yewe n'imibonano mpuzabitsina hagati y'abashakanye nzajya nyandika nk'isadaka. Muislamu muzimu kishira mu byago hano ku isi, kazakumirwa mu bandi bemeramana kubera ibibazo, kubera kutamenya idini, kubera kudasobanukirwa, kubera kumera nk'abandi batagira Qur'ani, badasoma Qur'ani, batigishwa izi nyigisho. Fa idha ishtadda al-karbu bin-nas, kumusumeruka abantu bizabakomerera cyane. Dhahabu ila Adam, bavuge bati rero dukwiriye kwegera intumwa z'Imana zikadufasha. Bazajya kuri Adam alayhi salam wa ulul azmi min ar-rusul, n'intumwa zifite icyubahiro kiri imbere kurenza izindi. Nuhu, Ibrahimu na Musa na Isa, n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, zirimo izingize ulul azmi. Ariko abantu ntago ariyo bazaheraho, bazahera kuri Adam alayhi salam, bagende babwire Adam bati Adam, ibintu birakomeye kandi ni wowe muntu wa mbere Imana yaremye. Byibuze wenda ushobora no kugenda ukikubita imbere ya Allah ukavuga uti Allah, kuva ari njye muntu wa mbere waremye, n'aba bantu ni urubyaro rwanjye, ndakwinginze bakurireho ibi bihano byo kumusumeruka. Tangira ubabarurire, abajya mu ijuru barijyemo, abajya mu muriro barijyemo. Abantu bazajya kwa Adam bumva yakoresha umwanya we wo kuba ari cyo kiremwa cya mbere kugira ngo abavuganire mu ishusho nk'iyo ngiyo nari maze kuvuga. Tamaze ababwira ati ntabwo mubizi, mwicecekerera ibaruwa riraye. Inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadiban lam yaghdib qablahu mithluhu wa la yaghdab ba'dahu mithluhu. Ngewe nkurikije uko mbona ibintu, Allah kuri uyu munsi yarakaye, afite uburakari atigeze arakara mbere yaha, ndetse nkurikije uko mbibona ntazana burakara nyuma yaha. Mwe murabona mwiriye kujya imbere ye gutese cyangwa ntago muzi ibyo nigeze gukora umunsi umwe. Ushaka undi
nafsi nafsi, roho yanjye, mu by'ukuri nanjye mfite ibyanjye bimbangamiye. idhabu ila ghairi, nimujye ku wundi. hatta idha yaysa al-khalaiq min shafa'atihim, uwo bagezeho wese akababwira ko afite ikibazo. Isa alayhi salam afite ikibazo kimwe, azavuga ati giye murabizi ko abantu ku isi baransengaga, buse murabona mfite ibyo, muragira ngo kwanze Imana ihite ibimbaza. Kandi wibuke muri Qur'an Imana yavuze ko izabimubaza, murabizi muri Qur'an wa idh qala Allah ya Isa, Allah zabaza Isa ati yewe Isa, yewe Yesu, a anta qulta linnas, ese ko ni wowe wabwiye abantu ngo bagusenge wowe na nyoko mu cyimbo cyanjye? Isa alayhi salam azasubiza Allah ati Allah rwose ibyo nakoze ku isi byose urabizi kundusha. ma qultu lahu, ntacyo nigeze mbwira abantu usibye ibyo wantumye, bakumenye nka Allah nanjye banyemere nk'intumwa yabo, ibindi babikoze ntahari. Urabizi igihe wanjyaniye abantu nasize bari bazima, aba baje nyuma rero ibyo bintu babikoze ntahari. Isa alayhi salam ako kana azabwira abantu ati mwe mwitonze gato, kinaga ari igihe cyo guhura n'Imana, mwitonze. Iyo Bilal amaze gutora adhana turavuga tuti Allahumma rabba hadhihi ad-da'wa at-tamma, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila. Allah nyiri umuhamagaro mutagatifu, ufite ubushobozi, ufite imbaraga, ufite ibisingizo byuzuye, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila, turakwinginze kubw'impuhwe zawe intumwa yawe Muhammad icyubahiro wamusezeranije, kubera ko icyo cyubahiro muzi impamvu tuzacyungukiramo natwe ku munsi w'imperuka. wab'athuhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta, azazuke afite cya cyubahiro kidasanzwe wamusezeranije. Kuko natwe ummati Muhammad impamvu tubisabira intumwa y'Imana niyihe, nitwe ba mbere tuzabyungukiramo, ariko kuri bande, kuri ba bantu bamenye agaciro k'iyi dini n'agaciro k'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Abantu rero bazajya ku ntumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Intumwa y'Imana iratubwira muri hadithi iri muri Sahih Bukhari ndetse na Sahih Muslim, bazajya ku ntumwa y'Imana bavuge bati ya Muhammad, yewe Muhammad, anta rasulullah, uri intumwa y'Imana, wa khatamul anbiya, wasozereje intumwa n'abahanuzi. Nakubwiye ko ibyo Petero itoroshye, kuko buri ntumwa yatumwaga mu bantu bayo, ariko Allah kuvuga ngo uwo yazanye aje gusoza ubutumwa, ni ukuvuga ngo afite tekinike zose n'ibindi byose byamubanjirije n'ibyo by'umwihariko, harimo no gutumwa ku bantu n'amagini, harimo no gutumwa ku isi yose, noneho harimo n'ubwo butumwa bwo kugenda mpaka ku munsi w'imperuka, harimo no kuzaza kwa Isa alayhi salam aje kugira ngo nawe akomereze muri ubwo butumwa bw'iyo ntumwa, ataje nk'indi ntumwa. Ibyo byose urumva intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bayibwire bati Allah yaguhaye iki cyubahiro, wa ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbik, kandi noneho intumwa zakubanjirije zagiye zitubwira ko zifite ibibazo bitandukanye, kandi wowe nta kibazo ufite, turakuzi. Allah yakubabariye ma taqaddama min dhanbik, ibyaha byawe byose byarangije, nkuko Allah ibyaha byawe byose byabanje n'ibyaherutse, ubuzima bwawe byose Allah yari yarabigize zero. Urayizo aya ya Qur'ani aho Allah avuga icyo kintu muri iriya aya ibanziriza iriya ngo wa yansuraka Allahu nasran aziza liyaghfira Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, kugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala ibyaha wakoze byose bigire zero, ibyo waba warakoze mbere byose zero, n'ibyo uzakora nyuma byose zero. Ako kantu ko kuba intumwa y'Imana nta cyana kimwe ifite, bakanayibyibutsa abantu, kazaba nyine ni nko kwibwira ngo Adamu yatubwiye ko afite ikibazo cy'itunda, Isa yatubwiye ko afite ikibazo cy'abamusenze, izindi ntumwa zagiye zitubwira, ariko wowe nta cyaha ufite, genda utuvuganire. Nicyo ayo magambo asobanura. Munanabyibuke muri hadith ubwo intumwa y'Imana yahagararaga nijoro irimo gusari, igahagarara irimo gusari mpaka ibirenge bikabyimba kubera gravite, amaraso akamanuka agahagarara mu birenge mpaka bikabyimba. Umugore wawe wayirebaga arayireba irimo gusari ibirenge byabyimbye, arangije araza, intumwa y'Imana imaze gutora salamu, arabwira ati mugabo wanjye kuri kwirushya, kuri kuvunika bigeza ibi ni nkatwe twakabikoze, none reba wowe urimo kuvunika kandi nta n'icyaha ufite, Allah yakubabariye ibyaha byawe byose. Intumwa y'Imana iramusubiza iti ese uragira ngo simba umugaragu ushimira, mba ndi gushimira Allah subhanahu wa ta'ala kubera iyo nema.
bavandimwe b'Abayisilamu, intumwa y'Imana nayo ntituyizi. Nk'uko dufata umwanya munini tukaganira kuri Allah muri izi sura, tuzafata n'igihe tuganire kuri iyi ntumwa, bavandimwe b'Abayisilamu, abantu bayimenye. Iyi ntumwa abantu bayimenye, abantu bazi yuko intumwa wenda kuba ari umutoni imbere ya Allah biri mu bintu by'amahamba n'ibintu by'ibitangaza n'ibintu byo guhimba n'ibintu by'iki. Iyi ntumwa yari ifite icyubahiro gikomeye, bavandimwe b'Abayisilamu. Abemera Imana bayibwire bati, rero ya Rasulullah, intumwa y'Imana, nta cyaha ufite, genda dusabire Allah subhanahu wa ta'ala, ishfa' lana rabbuk, ishfa' lana rabbak, dusabire Allah subhanahu wa ta'ala dukurireho ibi bihano biri hano ku munsi w'imperuka. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam iratubwira iti, ibyo bansabye nzabikora. Fa antaliq, nzagenda. Fa ati tahta al-arsh, mpagarare munsi ya arsh ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa aqa'u sajidan li rabbi, nzikubita hasi nubamire Allah nje sijida. Thumma yaftahu Allahu alayya wa yulhimuni min mahamidihi wa husni thanaa alayhi. Muri ako kanya Allah azanyigisha idua zo gusoma zikwiriye muri ako kanya, n'icyubahiro cyo kumusingiza gikwiriye muri ako kanya. Azanyigisha amagambo yo kumusingiza atarigeze yigishwa undi uwo ari we wese mbere yanjye, nanjye ntigeze menya mu buzima bundi bwa mbere yaho ngaho. Allah subhanahu wa ta'ala narangiza avuga ati, ya Muhammad, yewe Muhammad, irfa ra'sak, egura umutwe wawe. Sal tu'ta, saba icyo ushaka cyose Allah arakiguha. Ishfa, ndabizi kuje kuvugira abantu, bavugire tushafa, ubusabe bwawe burakirwa. Fa arfa'u ra'si, ubwo nzegura umutwe wanjye. Fa aqulu, mvuge nti, ya Rabbi Allah, ummati ummati, abantu banjye abantu banjye. Fa yuqalu, Allah subhanahu wa ta'ala nsubiza ati, ya Muhammad, yewe Muhammad, abantu bawe bibagiraho ikibazo, adkhil aljannata min ummatika man la hisaba alayhi min albab alayman min abwab aljanna. Fata mu bemera Imana, mu Bayisilamu, fata muri umma yawe Abayisilamu badafite ibyaha bituma babarurirwa, bafata akanya bahite binjira mu ijuru mu muryango w'iburyo. Sallallahu alayhi wasallam, abo nibo bantu ba mbere bazinjira mu ijuru, bavandimwe b'Abayisilamu. Allah subhanahu wa ta'ala akatubwira ati, idha zulzilatil ardu zilzalaha, umunsi isi izatingita umutingito ukomeye. Uyu munsi tuganiriyeho amasomo hafi 6 twarawumenye neza n'ibyawo byose. Wa akhrajatil ardu athqalaha, kuri uwo munsi isi bizabiri mu nda yayo byose azabizamura hejuru, bisubire hejuru. Wa qala al insanu ma laha, abantu bazareba ibirimo kuba ku isi bavuge bati, isi noneho byagenze bite. Yawma idhin tuhaddithu akhbaraha, kuri uwo munsi isi izavuga amabanga yayo yose. Tuzabibona mu masomo atandukanye yandi mu masura ari imbere, twigeze no kubibona ko isi ari imwe mu batanga buhamya ku bantu. Yawma idhin yasduru an-nasu ashtata, kuri uwo munsi abantu bazazuka ashtatan, bari mu byiciro mu buryo butandukanye nk'uko twabibonye mu kanya. Liyuraw a'malahum, kugira ngo ibi byose twavuze bibeho, hanyuma bahemberwe ibyo bakoze hano ku isi. Kubw'iyo mpamvu, faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarahu, uwakoze hano ku isi igikorwa niyo kaba ari gato ari keza, azakabona, azagahemberwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Waman ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu, n'uwakoze igikorwa kibi hano ku isi niyo kaba ari gato, azakibona imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akaba ari aha dusoreje tafsiri ya suratu Az-Zalzala, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala kuzaduhuriza hano mu isomo ryacu ry'ubutaha, tukaganira ku isura iyikurikira, ariko muzi ko duturika inyuma, ubwo ni isura ibanziriza. Allah subhanahu wa ta'ala duhembere uyu mwanya tuba tumaze tuganira kuri Qur'ani, aduhe kumenya ubuzima bwacu bwa hano ku isi, aduhe kumenya ibidutegereje. Nayo ni impano, nayo ni riziki, kwimenya ukamenya n'ibigutegereje nk'umuntu. Kandi Allah subhanahu wa ta'ala igihe dusigaje mu buzima bwacu hano ku isi, atubabarire ibyaha byose twaba tuzakoramo nk'abantu. Allah subhanahu wa ta'ala azabitubabarire, kandi ibikorwa byiza tuzakoramo abitwakirire, abitubure. By'umwihariko buri segonda tumara twicaye aha, Allah subhanahu wa ta'ala rigire impamvu yo kubabarirwa kw'ibyaha byacu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.